mu minsi ishize minisita yashimye indirimbo yawe ndetse aranayipostinga. Reaction za minisita kuri wowe zihagaze gute? Mu ndirimbo iherutse n'ubundi wakoreshejemo ababyeyi bawe, mu myidagaduro twari tumenyerewe mama wawe uba winjijemo na papa, igitekerezo cyaje gute? Gake gake bose ndabazana bose nzagenda mbazana gake gake. Ninde wakugoye muri bo? Well, urumva nabo baratwitse nyine mu bane bantu bangana nabo biba ari byiza nabo. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba Exclusivity Show. Ndizera ko mumeze neza kandi ndizera ko nanone ibiganiro bikomeje kugenda bibanyura bitewe n'ubutumwa butandukanye bamwe muri mwe bagenda batwoherereza, kandi mu minsi iza nzagenda mbabwira byinshi kuri icano n'impamvu yabayeho. Iyi ni Exclusivity Show, ni entertainment twibandaho by'umwihariko ku muziki nyarwanda. Niyo mpamvu ubu muri aka kanya tuvuye muri BK Arena twagize ibihe byiza na Waze, twagize ibihe byiza na Ruti Joel, twagize ibihe byiza na DJ June, twagize ibihe byiza na team yose yari iri kumwe na Ariel Waze, nk'umwe mu bahanzi kazi nyarwanda bagomba performinga muri BK Arena. Yakoze stage nziza ndetse ataramira abantu batandukanye muri BK Arena, barishima baranyurwa. Yari afite ababyinnyi batandukanye, barabyina barahuza ndetse biba byiza cyane. Twabatembereje muri backstage ukuntu umuhanzi aba ameze ndetse tunabereka imikino baba barimo itandukanye. Nabo ni abantu nkatwe, ni abantu nkamwe. That's why rero twabagiriye kugira ngo tubereke ibyo baba barimo mbere y'uko performinga, nyuma y'uko performinga uko biba bimeze, kuko n'umwe mu bahanzi beza bari humble ndetse banaganira cyane. Yarari kumwe na Ruti Joel, umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda baririmba injyana ya gakondo. Tunareba ibikorwa bye bitandukanye by'umwihariko stage, igitaramo yakoze, performance yakoze turirebeho ndetse tunamubaze kubimaze iminsi bimuvugwaho. Stay in touch. Iyi ni Exclusivity Show, nge ndi Jidena. Hanyuma tuvuye muri BK Arena.
Kongwe. abanzi mfite hano ntibatuma reka nkashyiraho Nataka kukazamura. Shenyota. Poleni sana bwana. Sasa pasha.
Ramena. Havibwe. Uko yituma. Arije Burundi wararateye mutentiri. Cyaje tujye Burundi bana. Reka nongere ngusuze wowe ukurikiye Exclusivity Show cyangwa se ETV, ndizera ko umeze fresh. Dukurikiye performance ya Airways ndetse abantu babibonye, yari afite ababyinnyi batandukanye ndetse bishimiwe bitandukanye, ariko turamufite kuri micro za ETV. Ways
urimva Yeah. gute nyuma ya performance? Ndi kwiyumva neza cyane, Mm. ndishimye, tukaba tumaze iminsi twariteguye, iminsi ari myinshi ariko finally byabaye. Mm. Yeah. Ni performance wari ufite ababyinnyi ndetse ugaragara uri kubyina Yego. mu buryo budasanzwe. Murakoze sha. Witoje ryari cyangwa se warepese ryari? Nk'uko nabivuze tukaba tumaze iminsi twitegura, Mm. tukaba tumaze iminsi twitegura ibyumweru nka bitatu batari nka bingahe. Yeah. So yeah. Mm. Navuga ko muri no myaka nk'ibiri ishize uri umwe mu bahanzikazi bahagaze neza, by'umwihariko kuko urebye nko kuri ma social media yawe nka YouTube channel ukurikirwa n'abantu barenga 231. Navuga ko uri umwe mu bakobwa beza, usibye wenda Knowless ukurusha nk'abantu 6, ariko ku ndirimbo yawe iheruka mu mezi 3 ashize ikurikirwa n'abarenga 1,160,000, bivuze ko uhagaze neza. Ni irihe banga uri gukoresha? Twe turi kwivugira ku muziki gusa kugira ngo utrending yaba mu gihugu no hanze, hanyuma n'iki kigiye gukurikiraho muri uyu mwaka wa 2024? Cya mbere ni ugukora cyane, ni uguhozaho consistency. Icyo kintu navuga, gukora cyane. Hari amakuru maze iminsi nkuruye hanze aha, rumwe mu bahanzi bari mu ndirimbo z'amatora. Yego, n'abandi batandukanye ariko ndivugira kuri wowe. Muri izo ndirimbo cyangwa se muri campaign, umuntu ashobora no kwita yibaza uwo uri inyuma. Simvuze amatora yariyo cyangwa se izo ndirimbo ari izi. Ubundi inyuma muri aya matora. Mwerukumbi. Mzee wacu. Yego. Muri izo ndirimbo cyangwa se mwarashutinze, amwe mu makuru wenda ushobora kuduhaho nyuma ye? Sinzi ko ari amakuru nkwiye gutanga, ntabwo nzi ko mfite uburenganzira bwo kuyatanga, ariko izo ndirimbo zabayeho z'amatora. Yego, muri uno mwaka wa 2024 abafana batega iki, ubateganyirije iki? Ndateganya gutora uno mwaka, ndateganya gusura indirimbo nk'uko bisanzwe binakunze, ndateganya kujya hanze y'igihugu gake, you know. Mwari mufite tour i Burayi, nubwo wenda wabisobanuyeho, byaba byarasubukuwe? Biri mu biganiro kabisa, biri gutanga icyizere. Biratanga icyizere. Hanyuma dusoza, mu minsi ishize Minister yashimye indirimbo yawe ndetse aranayipostinga. Reaction za Minister kuri wowe zihagaze gute, cyangwa se niwe wayimuhaye? Ndagira ngo wenda usobanurire abantu badukurikiranye cyane ko hari nabwo bwambe ugiye kubivugaho. Indirimbo ntabwo nayimuhaye, gusa icya mbere ni ugushima. Support ni ibintu bifite agaciro kenshi cyane no mu maso y'abatubona, ko hari abazi ko sinzi uburyo, hari abatubona uko bashaka, ariko iriya ni support ikomeye cyane, hari icyo iba igiye guhinduraho. So ntabwo nigeze nyimuha, nawe nayihaye bose, nawe imukoraho nyine arayakira, arareactinga. It was really nice and very beautiful to see. N'ibintu byadanje byerekana growth iri muri music, muri sector zose. Ubona ko nyine music hari itara ririho, amaso turiho. Dusoza, mu ndirimbo iherutse n'ubundi wakoreshejemo ababyeyi bawe mu myidagaduro twari tumenyerewe, mama wawe uba winjijemo na papa. Igitekerezo cyaje gute? Gake bose ndabazana. Bose nzagenda mbazana gake. Ninde wakugoye muri bo? Uwo natekerezaga ko ari bungore ntabwo yangoye, ni papa, ko bwari ubwa mbere kuri kamera, ariko nyine nawe yahise abikora neza cyane kurusha mama. Uburyo basobanuye story. Nari nabibasangije before ko tunagenda. N'abantu banjye kabisa, inshuti zanjye keretse icyo badafitiye ubushobozi, icyo bafite cyose bakinkorera. So ni ibintu turashutinga, ni papa wanumvaga nyine uri bungore, ariko nawe yakitinze neza cyane, ubona ko
yego indirimbo irasohotse abantu barayikunda feedback zabagezeho ese bo babyakiriye gute urumva nabo baratwitse nyine mu bandi bantu bangana nabo biba ari byiza nabo barishimye cyane ko indirimbo bayikundaga kuva kera cyane ko nari nyimaranye hafi imyaka 2 bari banazi story yayo bari babizi byose so kubabwira rero bayijyemo ni ibintu byari nko korosoro wabyukaga kabisa reka tugushime cyane wese nakoze cyane namwe We'll be right back.